Pasika nziza. Tugiye kuvuga ku munsi ukomeye cyane ku isi yose, umunsi uhindura amateka y'abantu benshi cyane, ni Pasika. Ariko se koko Pasika ni iki? Kuki ifatwa nk'umunsi w'ingenzi cyane mu Bukristo? Ese izuka rya Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo risobanura iki ku buzima bwacu bwa buri munsi? Niba ushaka kumenya ukuri kose, guma hano kugeza ku musozo. Imbumbe Knowledge, ubwenge buhindura ubuzima, ni Fiston Uwimana. Pasika ifite inkomoko mu nyigisho dusanga muri Bibiliya. Inkuru itangira igihe Yesu Kristo yari amaze igihe yigisha abantu urukundo, imbabazi n'ukuri. Ariko ibyo ntiyabishimiwe n'abayobozi bamwe b'icyo gihe. Baramufashe, bamucira urubanza, baramukubita, baramwandagaza, bamwambura icyubahiro, amaherezo bamubamba ku musaraba. Uyu munsi uzwi nka Good Friday, kuwa gatanu mutagatifu. Ariko ibi ntibyahagarariye aha. Nyuma y'iminsi 3 habaye igitangaza cyahinduye amateka. Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo yazutse mu bapfuye. Ibi nibyo byitwa Pasika. Pasika itwibutsa izuka rya Yesu Kristo. Izuka rya Yesu rifite ibisobanuro bikomeye cyane: intsinzi ku rupfu, agakiza, icyizere cy'ubuzima bushya. Izuka rigaragaza ko urupfu rutagira iherezo. Ni ubutumwa bwo kwerekana ko ubuzima bushobora gukomeza na nyuma y'ibigeragezo. Pasika kandi, abakristo bemera ko Yesu yapfiriye ibyaha by'abantu bose. Izuka rye ni ikimenyetso cy'uko imbabazi z'Imana zatsinze icyaha. Pasika itwigisha ko niyo ibintu byaba bibi gute, bishobora guhinduka. Uyu munsi ushobora kuba ufite ibibazo, ariko ejo hashobora kuba heza. Pasika yizihizwa mu bihugu byinshi ku isi, harimo n'u Rwanda, mu buryo butandukanye. Abantu bayizihiza bajya ku nsengero, bagasenga, kuririmba no gushimira Imana, guhura n'imiryango, gusangira ndetse no kwishima. Mu bihugu bimwe na bimwe hari imico yihariye nko gushaka amagi ya Pasika, impano ku bana ndetse n'ibindi. Ariko igihuriweho ni kimwe: kwishimira izuka rya Yesu Kristo. Pasika itwibutsa izuka rya Yesu Kristo cyangwa izuka rya Yesu. Pasika si inkuru yo mu mateka gusa, ni isomo rikomeye ku buzima bwawe. Yesu yahuye n'ibibazo bikomeye, ariko amaherezo aratsinda. Ibi bitwigisha ko gukomeza niyo ibintu byaba bikomeye. Yesu yababariye n'abamubambye. Ibi bitwigisha ko kubabarira niyo byaba bigoye, uba ukwiye kubabarira. Izuka risobanura gutangiza ubuzima bushya. Niba hari amakosa wakoze, ushobora guhinduka ugatangira bundi bushya. Pasika itubwira ko nta kibazo kidashobora gukemuka, nta mwijima udashobora gutsindwa n'urumuri, nta buzima budashobora guhinduka. Ni ubutumwa bwiza bw'icyizere cy'urukundo ndetse n'intsinzi. Niba wakunze ikiganiro Imbumbe Knowledge, kora like, subscribe, usangize n'inshuti zawe, ndetse unyuze n'igitekerezo cyawe muri comment. Komeza ukurikira Imbumbe Knowledge